Lewis ibintu byamucanze arimo kwibaza ikintu ari buze kuba yakora, byamuyobeye. Ari kwibaza ukuntu ari buze kuba yabwira mama we, ari kwibaza ukuntu ari buze kumusobanurira ko Tricia atamushaka, dore ko mama we yari arimo kumwoherereza amafoto ya sale bazakoreshereza mu bukwe kuri WhatsApp, kugira ngo abe arayareba bazakora ubukwe yarayarebye. Ese Lewis ibi bintu kakomeza kugenda atinda atabisobanurira mama we ngo bibe byava mu nzira, amubwira ko Tricia atamwimvamo habe na gake, ndetse ko atazigera anashakana nawe. Muratekereza bizagenda bite ko tubona ko nawe bikomeje kumubera ingora bahizi? Nongeye kubaha ikaze bakunzi bacu, kandi mbashimira mwe mudahwema kudukurikira, nshimira mwe mwakanze subscribe, nsaba namwe mutari mwayikanda kugira ngo muyikande, maze dukomeze kugenda tuganira kuri filime yacu The Homeless Girl, turushaho kugenda dusobanukirwa akantu ku kandi ibintu byagiye biba muri filime, tugenda turushaho kuba twabimenya ndetse tunasobanukirwa. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi, mutubwire uko ibintu muri kubibona, mujye muri comment mugire icyo mwandikamo, mutubwire ukuntu mutekereza biruze kuba byagenda ndetse naho biruze kuba byahererera. Ese ko tubona ko Lewis ibintu bikomeje kuba byamucanga, arimo kwibaza ati se ubu ngubu Alice nkomeze mukunde n'ibintu yadukoreye, ese ubundi Lewis muratekereza azamenya ukuri bigenze bite, amenye ko Alice arengana muri biriya byose bamushinja nta na kimwe yigeze akora? Murabona ko Lewis ibi bintu yabigendeyeho, biriya bya mama we yabigendeyeho, akaba yaremeye ko Alice ari umujura, ndetse murabona ko mu gihe arimo kubitekerezaho arimo kuvuga ati ubu ngubu koko Alice ko mukunda, ubu nkomeze mukunde n'ibintu yagiye adukoreye atwibye. Ese muratekereza bizaba byagenda bite guys? Ko tubona ko umusore wacu Lewis ari mu ruhirahiro, atazi ukuntu ari buze kuba yabigenza, atarimo kwiyumvisha neza ukuntu ari buze kubibwira mama we, abe yabimutekerereza, amubwire uko ibintu byifashe, amubwire ko Tricia atazigera ashakana nawe. Murabona ko imitwe yamubanye myinshi, arimo gutekereza ukuntu ari buze kuba yabigenza, ariko byamuyobeye cyane muri we, yabuze icyo akora, ndetse ari no kugisha inama Dani. Mwumvishe inama mugiriye, aramubwiye ati ibyo ngibyo byihorere na mama wawe, nushake ubu umuretse, ube witonze ibintu ubitwaze gake. Ese guys ibi bintu murabona bizaba byakunda, maze Lewis abe yamenya icyo akora, ko twumvise ko arimo gusaba Imana, avuga ati Imana kose ni weho niringiye, ni wowe ugomba kumbwira icyo gukora, akaba ari weho unyereka icyo nakora kugira ngo mbe nk'uru ruhirahiro. Kuko yari arimo kuvuga ati njyewe Lewis rwose ibintu byanshanze, nabuze uko mbigenza, nabuze epfo na ruguru, kandi koko ari kubura amahitamo. Ari kuvuga ati se ubu ngubu nemerere mama dukomeze, mubwire ko nshaka gushakana na Tricia, mubwire ko byakunda nkashakana na Tricia, ariko ngira ngo mu mutima we murabizi neza ko Alice ari urimo, ndetse anamutekerezaho. Nawe reba, azi ko Alice yabibye, ariko aracyamutekerezaho, arimo kuvuga ati ubu ngubu se Alice mbe nakomeza kumukunda n'ukuntu yavuye hano mu rugo atwibye. Murabona ko Lewis rwose agifite Alice ku mutima, ahubwo igisigaye ni uko yamenya ukuri kose, ariko ntituzi ngo bizaba byagenda bite. Ese muratekereza azahura na Alice akaba yamubwira ukuri bigenze bite, ko twabonye ko yamwirengagije? Ndabashimira mwakomeje kubana natwe, komeza kwibutsa gukanda subscribe. Ciao ciao.